Umubano w'umugore n'umugabo akenshi ukunze kubaho igihe bose bumva bishimanye nta wishisha undi, buri kimwe bakigiraho uruhare rungana. Ariko muri iyi minsi byarananiranye, usanga hari urukundo haraje urwango, ku buryo n'amakimbirane n'umwiryane mu ngo usanga ari byo byiganjeho kugira ngo harangwemo umutuzo. Ibi rero ahanini bishobora guterwa n'impamvu imwe. Hari umwe muri uwo muryango utitaye kuri mugenzi we, umugore cyangwa se umugabo, bitewe n'imiterere ya muntu. Uyu munsi rero mu kiganiro cy'umuryango mwiza tugiye kurebera hamwe ibimenyetso byakwereka ko wowe mugore umugabo yakurambiwe, yarambiwe kubana nawe. Ashobora kuba wenda afite umugore ku ruhande, cyangwa se hakaba hari izindi mpamvu zibimutera. Ukeneye rero igihe cyo kuganira nawe kugira ngo umenye impamvu zibimutera, cyangwa se niba hari ikindi wakora nacyo ukagikora hakiri kare, kuko ibi ni ibimenyetso simusiga bigaragaza ko umugabo yarambiwe kubana nawe. Icya mbere, iyo umugabo muri kumwe aba buri gihe ahugiye kuri telefone acatinga, yikinira udukino kuri interinete, ndetse yihamagarira cyangwa se ahamagarwa n'abandi. Nyamara mbere siko byari bimeze. Mugikundanye, iyo mwabaga muri kumwe, telefone yayishyiraga hasi, abamuhamagaraga ntabitabe cyangwa se akayishyira siransiye. Ya mikino ajya gukina ubu ngubu ntayikine. None byarahindutse. Icya kabiri, uyu mugabo wakurambiwe nta munsi n'umwe yagusaba imbabazi bibaye ngombwa, mu gihe yakubabaje cyangwa se yaguhemukiye. Ni ibintu bibaho cyane. Mu gihe umugabo yakurambiwe cyangwa se yarambiwe kubana nawe, cyangwa afite undi mugore ku ruhande, ntabwo yumva ko imbabazi agomba kuzigusaba. Ahora kubabaza, ahora guhemukira, kandi ntagire uruhare mu gusaba imbabazi. Nyamara mbere mukundana yarabikoraga. Kereka wenda niba izo mbabazi nta na rimwe yigeze zigusaba mu buzima bwe, aho nawe ugomba kubireba. Uyu mugabo kandi ntabwo yaguha ubufasha igihe ubimukeneyeho. Ni mu gihe umuryango, ni ukuvuga umugore n'umugabo, baba bagomba guhana ubufasha nk'itegeko. Ariko kuri ubu ngubu uyu mugabo kubera ko yakurambiwe, nta bufasha ashaka kuguha. Ibyo umukeneyeho ntabwo abishaka. Hahandi ujya no kuguza amafaranga wenda yo kwivuza, nyamara uwo mugabo yarayafite, kuko nta bufasha akeneye kuguha. Ikindi kandi, uyu mugabo ibyo byose biba ari ibanga. Nta kintu akikubwira ku buzima bwe bwose nk'umukunzi cyangwa se nk'umufasha we. Nyamara mbere yakubwiraga byinshi, akaba ari gukubitsa amabanga mu bantu ba mbere. None ubu ngubu ibintu byose abigira ibanga. N'ibyo agiye gukora abigira ibanga. Uyu mugabo kandi ntabwo akwitaho nk'uw'agaciro. Mbese agufata nk'abandi bantu basanzwe, uba uri umuntu usanzwe. Hahandi no kugira ngo umwake akanya ko kuganira nyine umera nk'abandi bantu basanzwe, ukaba wajya no kwandika hari urupapuro. Nta gaciro akiguha, gufata nk'abantu basanzwe. Uyu mugabo kandi wakurambiwe ntabwo yatuma wumva utekanye, ahubwo ibyo gukora byose aba agamije kukubangamira. Niba hari ibyo yari azi ko bigushimisha, aratangira biguhunze. Niba hari imishinga yaguteganyirizaga yakugirira akamaro, nko gutangiza bizinesi cyangwa se kukurihira amashuri, aragerageza bivane mu nzira kugira ngo utishima, kubangamire. Ikindi kintu kibi rero kizakwereka ko uyu mugabo yakurambiwe, ibihe byaba byiza cyangwa se ibibi byakubayeho mu buzima, agaragaza ko we ntacyo bimubwiye. Niba warwaye cyangwa se niba hari umuntu w'iwanyu wagize ibyago, ntabwo akuri hafi, ntabwo agufasha nk'umuntu wa mbere. Niba usanzwe ugira isabukuru akagukorera ibirori, ubu noneho nta nubwo yibuka itariki wavukiyeho. Zirikana. Uyu mugabo rero ntabwo yategura byibura n'akanya gato ngo mube muri kumwe mwishimanye, ku buryo usanga nyine mumarana w'umwanya runaka. Ntabwo akibiha agaciro. Kandi mbere yarabikoraga. Niba afite akazi akagira umwanya wo kuba muri kumwe muganira nk'umuryango, ariko ubu ngubu nta kanya kubonera. Ahora ari busy, no kuza mu rugo ni busy buri kanya. Uyu mugabo wakurambiwe rero umugore, ntabwo acyubaha inshuti zawe cyangwa se ngo aha agaciro umuryango wawe. Byarahindutse. Inshuti zawe zibona nk'abanzi cyangwa se nka rubanda.
ntabwo umuryango wakiha agaciro. Niba n'ibibaye mu muryango wawe akubwira ko ugomba kwijyana bitari ngombwa ko mujyana, nta gaciro akiwuha. Byarahindutse wa mugore we. Uyu mugabo ntabwo ukigira uruhare mu gutegura imishinga ye y'ahazaza. Byarahindutse, imishinga ayitegura we bwite cyangwa se akagisha inama abandi wowe utazi, ugasanga ya mishinga mwajya mutegurana iri kuba cyangwa se arayisubitse, nta kintu na kimwe biziho. Ni hahandi inshuti ze n'umuryango we nta kintu na kimwe baba bazi kuri wowe bihagije. Mbere yatangaga amakuru akavuga ati madamu ameze gutya, madamu bimeze gutya, ariko ngubu ntabwo umuryango we n'inshuti ze akibaha amakuru y'ibijyanye n'ubuzima bwawe. Mbese agerageza nyine kubahisha, akaba yanabahisha ko mugifitanye urukundo. Umugabo rero wakurambiwe ntabwo akubaha iyo muri kumwe n'umuryango we ndetse n'inshuti ze. Agufata nyine nk'umuntu wo ku ruhande. Niba mwasuye nk'umuryango, murabizi ko umugore n'umugabo baba bagomba kwicara bakegerana, ariko we agerageza kuguhunga akareba ahandi hari ibyicaro. Niba se ari ukwerekana umuryango akawereka inshuti ze, ntabwo wabigiramo uruhare ngo abe nyambere ababwira ati uyu ni umufasha wanjye. Oya, nta nubwo bashaka ko bakubona ko waje. Byarahindutse, ntabwo yubaha ibintu byose bigufitiye umumaro. Reka da, nta na rimwe kandi yishimira ko muganira cyangwa se mugirana ikiganiro. Hoya, uyu mugabo ntabwo uba uri kumwe nawe mu ntekerezo ze za mbere, ntabwo uba urimo rwose mu mishinga ye. Yirinda kandi bikomeye kuba mwakoranaho cyangwa se mwakwegerana mu bice by'umubiri. Niba wenda wajya kumufata ibiganza ukabona arishimye, niba se yajya guhobera cyangwa se niba yajya gusoma, ibi ntabwo akibikozwe. Aba yumva ko nyine umuteye n'icyugazi niyo mwamwicaye muri salo imwe, aba yumva ko mutakwegerana. Umugabo kandi warambiye kubana nawe, buri kintu ukoze cyose kimutera umujinya, agahita arakara akakubwira nabi, akakushinja ibintu byinshi cyane nyamara wenda nta kibi ukoze. Akunda kandi kukurenganya, ndetse mu cyo ukoze icyo ari cyo cyose ugasanga icyiza cyose agifata nk'ikibi. Uyu rero anakugereranya n'abandi bagore, aho ushobora kumva rwose ari no kwijusha, utavuga ngo umugore wa kanaka kurusha ubwiza, umugore wa kanaka kurusha kwambara akaberwa, n'ibindi byinshi cyane bijyanye n'ubwiza bw'abagore. Umugabo wakurambiwe rero, ibyo wamubwiye byose abisiga aho ngaho wabimubwiriye, ntajya abyibuka na gato. Niba usanga umubwira uti nkunda ka shokora, nutaha unzanire ka shokora, n'ibyo nyine birangiriye aho ngaho. Iyo shokora nta iri bubone. Nunamubaza utse bimeze gute, arakubwira nabi. Niba ajyagaho agaciro ikintu umubwiye ubu ngubu, abisigaho wabimubwiriye, abisigaho nyine yari yicaye. Byarahindutse. Ikindi kizakwereka ko umugabo yarambiye kubana nawe, ahora akubwira ko akeneye umutuzo ndetse n'umwanya uhagije. Ese papa w'abana, tuganire kuri iki? Mbabarira, nta mwanya mfite, nkeneye gutuza, nkeneye umwanya uhagije, ndi busy, ibintu byinshi cyane buri gihe. kandi ikindi noneho ntajya yifuza na rimwe ko mwagirana ubwuzuzanye. Hoya, abashaka ko nyine ni itegeko, ikintu icyo ari cyo cyose ni itegeko. Niba mwajyaga mwuzuzanya, ukazana ibi ngibi nawe akazana, mugahuriza hamwe mukuzanya, ntabwo ari ko abishaka. Niba hari ibyo mwajyaga muganira ukamugira inama, ntabwo akizikugisha, afite abandi azigisha, ugasanga ni imyanzuro ikujeho. Ntabwo yaruta kandi na rimwe mu buzima bwe yagusohokanye ngo ajye kugushimisha. Nk'abakundana nk'umuryango, nta na rimwe yagusohokana. Byarahindutse. Gusa nyuma y'ibi byose, iyo bikomeje nta gisubizo gifatika cyabonetse, niwe usanga nyine yakurikiyeho kugirana nabi mu bihe byabaga wenda mu rwihisho, ariko ubu ngubu batangiye kubishyira ku mugaragaro. Uyu mugore nawe atangira guhinduka. Hano usanga yamuciye inyuma, hano usanga yagiye mu baganga ba gakondo, hano usanga nyine mu rugo byazambye, byadogereye, kuko nyine umubano ntabwo umeze neza. Niho rero umuntu yavuga ko akeneye ko umwe ashaka uko yajya kure y'undi, haba hifashishijwe amategeko cyangwa se ubwumvikane hagati yabo bombi, kuko iyo bitabaye ibyo birangira umwe asize ubuzima. Ibyibasiye benshi muri iki gihe,
ugasanga ari kwihanganira ibyo byose tumaze kuvuga n'ibindi umuntu atarondora akahasiga ubuzima, nyamara hari uburyo bwinshi bishobora gukemurwa. Ngayo nguko rero byari ibimenyetso 22 byari kwereka ko umugabo yakurambiwe cyangwa se afite undi mugore ku ruhande. Tekereza nawe rero mu byo tuvuze, niba hari ibyo ujya ubona cyangwa se niba hari ibyo ubona abandi, ni wowe gufata umwanzuro wa mbere kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Reka mbashimire, mbifurize kugira ibihe byiza, nkusaba gukora kuri subscribe, uduhe comment ibyifuza ko twabateguriraho ku bijyanye n'umuryango mwiza. Bye bye.